uziko Tom Close ari we wazanye The Ben. No, uya sarabizi. We na muyoboke niwe winjije The Ben muri studio bajya. Yaje muri studio umutipe yararimbaga indirimbo z'Imana bahura. Cyusa. Aho niho mwakoreye ikosa. Ntabwo ari wo wazanye The Ben. Godfather ahita mutinga nabizi. Ariko mutinga. Cyusa. Ntabwo ari wo wazanye The Ben. Abantu mutapige screen. Ninde wamuzanye? Uyu mutipe re muntu wa mbere wamenye impano y'uramuja amashiri. Nawe ugaranese uri gupinga n'ibintu umuntu yivugiye ku giti cye. Uyu nguyu Tom Close. Ninde nyine muvugize. Tom Close bro. Wazanye The Ben ni bamwita muyoboke. None se muyoboke. No. Ndikukubaza urimo urapinga n'ibintu umuntu yivugiye. Godfather. Nushaka kumenya music nyarwanda uzajye utubwira Ako ubundi Sande uzi ibintu Tom Close yakoze muri kaminuza y'Ibutare. Uzi ko bande bose ari we bapfukamiraga njyewe nyakira nk'umuntu ugiye kuvuga kuri Saga gusa. Nyine ndi twibwire none se ndakwagira nk'umuntu ugiye kuvuga kuri Okay, ndi umunyamakuru wa sport nanjye. Ndagirana. Wiki Ndi umunyamakuru wa sport ariko na entertainment icyarimwe. Okay, reka tujye imbere ukorera he? Nkorera muri RBA branches. Okay, ikintu ngiye kuvuga kuri Ngabo Robin ubwo ngiye gusupportinga Sande. 1. Nge nemera yuko yari afite uburenganzira bwo kuvuga biriya. Kuko we ku giti cyiwe niba ari umunyamakuru wa sport ariko yumva n'umuziki. Abantu banakurikiye ikiganiro neza. Yavuze yuko yamukurikiraga ahubwo yabaye overrated kuko indirimbo ze zakinwaga zonyine zigatuma abantu bamukunda ariko ubuhanga bwo budahambaye. Godfather kuri njyewe 1 rimwe kabiri gatatu mwifashe mugafata The Ben mugashaka kumukritika nawe ubwe muvuga ngo naga ari umuhanzi wa hatari. Means that ino music dukora igira abakonsumateri. Kubura umunyamakuru wa sport ntabwo uvuga 28 kuri 28 uri muri sport. Yushoje ujya kumva umuziki. Rese nimva wumva umuhanzi nta bintu bya danja guhereza ariko ukabona niwe wabaye inyenyeri. Kututavuga ngo no muntu overrated. None iki mugira inyenyeri? Uretse gato sugira inyenyeri. Uretse gato ntabwo ibyo bintu mbikora ntabwo njya byumva. Ese Godfather uzi sport icyo ntabwo mbikunda murangiza uzi sport icyo ari cyo. Ndaba mutinga cyangwa bamanura. Nje Godfather nategereje manzi umugire nayo. Ndaje ngusubize gato. Turi kumwe mumbwiye ne muza kuvuganiramo nge mba matumura bamanure hazamuka umuntu ugiye kuvuga. Oya ntutumure kuyu mutipa avuga. Ngaho muceceke rero. No sense. Reka ngusubize urumva ikintu uvuze nani Mr. Ivan. Nitwa Ivan ya. Nta Ivan nta Ivan byose n'amazina y'amatirano. Ari iryo wese n'ababwiye. Sa. Iryo wizugeze mu mujyi wa Kigali. Mwubahe akora sport musa. Ndakumanura. Nta kibazo. Ntongere kumvugira mu byihanganire unyubahe. Tugende gatoya Ivan. Hari ikintu ahangaha uravuze ngo uriya ni umuntu uva mu uva mu mupira w'amaguru cyangwa kuva muri sport nawe ni umuntu akajya kumva imiziki. Yego. Tugende gatoya rero. Ahangaha niho ngiye kubabwira ko yavuze mu rwego rwa sport. Ndakumanura Sande urongera kumvugira muri mwe ndakumanura. Godfather mbere ko komeza nasobanura ko kaje kuvugaho neza. Uretse gato wakoze statement yo kanye gusubizeho niba ntacyo twatwaye. Okay. Nanemereye cyangwa uri kurangiza ufite ibindi wongera kugira ngo usubize rimwe. Njewe nashakaga amasegonda 10 yo kuvuga kuri icyo kintu ugiye kuvuga ugahita ukomeza. Kandi ugiye kuvuga ku kintu ngiye kuvuga ntarakivugaho urakivugaho. Icyo kintu ugiye kunsubizaho ushobora kuba wangetinze long. Kukagira ihangane arakikubwira ihangane. Mute. Ihangane. Wagiye ngo bafata ijambo Iva. Ikintu nari mvuze ndashaka gutanga urugero kugira ngo uhite ukomeza. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umunyamakuru mu bambere beza bakomeye tugira twese twubaha nko muri legend yitwa David Bayingana. David Bayingana na akaboko afite muri muzika
ku buryo kuba ari umunyamakuru wa siporo byakurimita kwinjira muri muzika ugacengera. You can continue. aho ngaho ndaza urakoze cyane umusa ntago followinze nanyu following Sande uraza kunyandikira umbwire ati ngo ntabwo ndongera kuvanga ikiganiro nzamura ndahita kuzamura yusa mute your mic abo nyene wase kutafunguye mic nawe ntabwo ari ufite inseko nziza s'il te plaît so tugende gatoya so uzaka nk'abagabo so tugiye kugenda gake munyumve neza cyane umuntu ufite ikintu azi kubiteka ku kintu cya music urashyira muri request nkuzamure twubahane tugende gatoya ngusubize rero wa mugabo we Sande uranyandikira umbwira ati nzamura ntabwo nongera kuvugira mu bantu kuko umwanya wawe ntabwo ndibuze kuwushyira nk'umuntu kugeza igihe wumvisha ko ugomba kuzamuka ukaza ugafata umwanya wawe ugategereza nkaguha ijambo tugende gatoya rero ngusubize rero wa munyamakuru we ugize neza utanze urugero rwiza kuri Bayingana ni umunyamakuru wa siporo nta munsi turumva n'umwe Bayingana ajya gusesengura iby'imiziki ngo ashyireho comment urandika umbwire ko utari bwongere kuzana akavuyo kubwira ngo uzamure kazamurwa inyongero nyandikira andika ngo nzamura ndagendera kuri gahunda ya space ya live so uri kunyumva Iva yego kangaruke kuri iki kintu ugomba kumva niyo yaba wuzi kurusha n'abantu bakora muri showbiz cyangwa baba muri ibyo myidagaduro y'umuziki babirimo tugende gato nyumve neza cyane ahangaha ni ukuvuga ngo yabaye unprofessional uyu nguyu ntabwo akiri umunyamakuru turi kumwe kuko nta munyamakuru uvuga amarangamutima ye ntabwo bibaho ni umutangazamakuru atangaza amakuru umuntu ugiye kuvuga amakuru ntabwo avuga amarangamutima ye avuga ibiriho agatangaza inkuru yamanje gukorera balancinga Godfather nusoza uraza kunyemerera wait a second let me finish wambajije ndaguha umwanya manze nanabedike rero biranagoye cyane dufite itangazamakuru twigisha kandi baragiye kuri kwishuri kugitangazamakuru nta muntu wize itangazamakuru ukoresha amarangamutima ye cyangwa usohora amarangamutima ye mu gutangariza amakuru abagomba kugezaho amakuru nibwo dufata abatura Rwanda ukajya kubafeedinga amarangamutima yawe se none se kankubaza ikintu kimwe buri muntu wese ushobora kugira access kuri micro sibyo yego agenda feeding amakuru ese kankubaza no kuvuga ngo niba umuntu ari umufana wa Rayon Sport sizi uri kunyumva ndi kukumva agende kuko afana Rayon Sport sibyo yego aje gusesengura hanyuma acurikire ikibuga bakeba babo kubera yifana ari umunyamakuru nta munyamakuru w'umufana ntabwo bibaho abo umufana agakoresha amarangamutima ye iyo agiye kwambara ikitera agiye muri studio ibyo ngibyo abishyira uruhande size turi kubyumvikana yego turi kubyumvikana cyane ntabwo radio ari uretse gato radio n'imiziki ari kuvugaho ntabwo ari iyase niyo yaba ari iyase abagiye gutangariza ayo makuru ntabwo ari abantu be Godfather nyiraho mfite ndasaba ijambo ndakumyutinga ihangane gato ndariguha ndashaka kugira ngo nkore statement nubwo ndibuze gutindaho gato wihangane ndaguha ijambo uravuga ndi kugusubiza nabwo umwanya uravuga reka ngusubize manze nguha umurongo noneho uze kubyumva Iva ni ukuvuga ngo iyo uri umunyamakuru wavuze ngo urana umunyamakuru w'imyidagaduro ngo ariko ngo nawe afite feelings n'amarangamutima ye ngo akurikira umuziki ngo ashobora kuvuga ngo ntabwo ukora amasaha 28 ngo yamenye iby'imyidagaduro iby'umuziki kuba kugeza aya masaha umuntu ukunda imiririmbire ya Marina si ukundi ya Knowless ukunda Priscilla ntabwo twese umuziki ni nk'ibyo kurya ntabwo tugira guzimwe niyo mpamvu hari injyana zirenze imwe tubyumvikane neza cyane hari abakunda reggae hari abakunda afrobeat hari abakunda pop hari abakunda karahanyuze zingizi za kinyarwanda hari abakunda rumba urajya gusanga hari kategori nyinshi z'umuziki ngiyewe urugero rwanjye afrobeat uko yabimeze kose ntabwo niryohera mu matwi ngiye nkunda pop rukunyumva hari abandi bakunda injyana zitandukanye hari abakunda amapiano n'ibindi tugerageze tubyumvikane rero so kuza rero ugavuga ngo kuko ukunda rumba udakunda injyana Tom Close aririmbamo n'uburyo bakunda ijwi rye hari abantu biyambuye abantu bagenda muri stade Tom Close ari kuririmba abana bakikubita hasi bakavuga igihumura bitewe n'ukuntu bakunda ijwi rye n'imiririmbire ye ugerageze kunyumva hanyuma wowe ukagenda ugafata radio indangurura amajwi ukagendera ku marangamutima yawe ukanetraliza umuntu ukoresheje radio ubundi nyiri radio akaba yamaze kwirukana ura munyamakuru
turi kumwe kuko yakoresheje amarangamutima ye nk'umunyamakuru. So nkavuga ngo kuzana nta balansinge ngo azane balance nk'umusesenguzi uri gusesengura iyo industry n'imiziki ngo ashyiremo balance we akaza aterura kunjye kuba yamwirukanye mute your mic kandi wanditse uvuga utabongeye kumvugiramo none uri kubikora. So twumvikane rero uyu munyamakuru wafashe radio akorera akayikoresha akoresheje amarangamutima ye yakoze ikosa, tubyumvikaneho neza cyane. aho ngaho ntabwo yakoresheje radio Godfa, yarari kwa Tycoon, yabibajijwe ari kwa Tycoon Ndahiro ari ku foto ye. Ni radio gerageza n'ibyo bize radio se radio ni iki? Iyo tuvuze radio ni iki? Isakaza amajwi cyangwa isakaza ki whatever. Hari radio ruta YouTube cyangwa se muri iki gihe radio se yumvwa n'abantu bangana gute kwira ari radio irenze na BBC, ko YouTube isigaye ari radio irenze na BBC, ko yumvwa n'isi yose, ko umuntu ayumva ari mu Bushinwa, akayumva ari mu Buhinde, akayumva ari mu Ngororero, ko yumvwa ku isi hose. Hari radio irenze iyo, urukumva. Kandi ururwana narwo rwa Tycoon urimo kunyumva, urunguru narwo rugiye kujya rutanga ibiganiro rukaprodinga ibintu kubera views, ariko ntirwubahe abantu bakaza. Nabonye iki kintu kiza kigiye ku ariko ni Tycoon y'umunyamakuru abanyarwanda bafite mwiza nga Mike yawe kandi ngo the last warning ni izina ry'Imana, ntabwo ndi bukumanure ndakuboroka. So twumvikane rero ibyo uri kwivugisha gutyo ngo ntabwo ngo uriya ni umunyamakuru uzwi nk'umunyamakuru abantu babona muri iyo shusho y'ubunyamakuru. Wa mugabo rero warubajije uriya munyamakuru, iriya ngirwa munyamakuru ishobora kugenda mu gusesengura, kuko niba uri umunyamakuru mugenzi wawe nka Tycoon akagufata akagutega umutego ukavuga amahomvu nkariya, aho ngaho harimo ubugoryi no kubutazi ubunyamwuga bwawe. Soza rero nta muntu w'umunyamakuru uzitangaza amakuru ufite abantu bamukurikira, nubwo uriya nkibona akimeze nk'imbeba ataragira audience nini mukurikira. Uyu munyamakuru ibyo yakoze ni amakosa. Ariko twibuke ko YouTube channel ntabwo ari ibinyamakuru nkuko bamugani ndongera mbavange, kuko ntabwo YouTube channel zigira chief editor, ntaba chief editor zigira, kuko ntekereza ko kira kiganiro cyakorewe kuri radio hagomba kuba chief editor cyangwa hari abasesenguzi ntibari kwemera ko kira gica kuri radio. Ari uko byavugiye mu muhanda yakaba yahostinzwe n'ingegera akavuga bugegera, ibingibi turaza kubyambura agaciro gutyo. Ariko ibyo uriya muntu yakoze wa mugabo we Iva wabidefanda uburyo wabidefandamo, nta mpamvu nimwe ishobora gutuma umuntu witwa ngo ni umunyamakuru ushobora kujya kuri Tom Close akavuga ngo na Primus Guma yahawe yarayibye. Aho ngo nukurengera ni ugufata. Reka nze kumbwira ikintu kimwe, hari ikintu mujya mwirengagiza kaze kivugana narangize kugira ngo ukomeze. Iyo rero wafunguye mic, sort mute your mic. Ndashaka kukubaza, mujya mwibuka ko abangaba ari abantu babize icyuya cyabo kugira ngo bagere kuri ibyo bigwi? Uremera ko Primus Guma bafite ama award bahaye Tom Close amanitse muri saro ye, abana be bareba mu kanya buri munsi? Reka nkubaze ikintu kimwe, mbere yuko bagera bakavuga ku mazina yavunnye abantu, nubwo ndi kwivugisha gutya nigize shyashya kandi nanjye hari igihe njya nyerera nkabesura, urimo kumva? Reka nkubaze ikintu kimwe, Iva uri umunyamakuru nonaha, urimo gukora umwuga w'itangazamakuru muri siporo, sibyo? Igihe kizagera dutora abanyamakuru bakoze neza cyane bahiga abandi, utorwe ufate igihembo. Ayo mazina naya yavunnye abantu. Iva uranyumva? Fungura mic yawe. Godfather, aya masaha uri umunyamakuru, sibyo? yego. Aya masaha igihe kizagera ukomeje gukora umwuga wawe n'ukora neza, igihe kizagera ujyara muri competition uba umuhanzi w'umwaka cyangwa umuhanzi wakoze neza wahize abandi cyangwa umunyamakuru. Siko bimeze? Yego. Ufite umuryango cyangwa uzagira umuryango nkuko Tom Close afite umuryango n'abana? Yego. Abana ba Tom Close ni bakuru uyu munsi, urabizi? Yego. Sika nkubaze,
iyo umuntu agiye hariya ari abizi neza ko abana bato mukuru bashobora gufata remote bakajya kuri YouTube bakareba ibyo biganiro sibyo yego hanyuma umuntu w'umunyamakuru siko bimeze akagenda hari akavuga ngo Tom Close ngo ibihembo bya Primus Guma Guma yarabyibye ntiyarabikwiye ntabwo bidizavinga. Umwana wa Tom Close yicaye yara muri sala komite kiganiro akareba award ya Primus Guma Guma iri imbere hejuru ya televiziyo, umushenzi w'umunyamakuru akagenda akavuga ngo umwana akumva ko papa we ama award ari mu nzu amanitse muri salon ari hariya ko yabonye ayibya adakwiye. Ibyo bintu uwo munyamakuru abanza kubitekerezaho kabiri. Navuga Godfather muretse gato kubwira ikintu kimwe rero nanatanga ubutumwa. Ibi ngibi ni hohotera no gukora urugomo no gusuzugura no kwambura agaciro imvune z'abahanzi cyangwa gusuzugura imirimo yavunnye abantu. Turi kumwe kandi mutitaye ku ngaruka bishobora kugira kuri uyu muntu. Gufata umuntu ibintu byamuvunnye aya masaha ibihembo imvune z'uyu mugabo nibyo yavunikiye biri hariya ama award amanitse muri saro ye tuyatumureba iyo bamusuye nani uyu mugabo n'umuhanzi ni icyamamare. Uzabona Tom Close umudamu yagize anniversaire cyangwa hari n'abahanzi bandi bamusuye ujye ubibona kwa Tom Close muri sari we biramanitse uje ku ma YouTube urebe muri sari ya Tom Close harimo ama award hanyuma Pumbafi kazi kavuga ngo ayo ma award yabonye mu buryo butakwiye abana bazongera kuba proud y'ayo ma award amanitse hariya hari umushedo ushobora kugenda akavuga ngo na y'uburiganya. Ibi ngibi ntabwo muzi impact bishobora kugira ku muhanzi nk'uyu ariko ibi ngibi ntabwo bikwiye ariko kuko mwe mvuga n'uburenganzira bwanyu gutanga ibitekerezo ariko ibitekerezo muri gutanga ni ku izina ry'umuntu ryamuvunnye ntunarebe n'ingaruka bishobora kumugiraho. Uyu munsi ni umuntu ufite abana n'umuryango, uwo muryango ibyo bintu bishobora konvovinga abo bana bakagira complexe siko bimeze. Abo bana bararebye bafite baraza kubyibazaho ntabwo abaje kureba izo ngaruka ukabyagira ukagenda ukavuga ayo magambo gutyo. Eske mwarabye ko umuntu yamaze ko umubyeyi afite abana kandi bari proud y'imvune yasi mwarangiza mukaza ku mvune ifite benshi cyane bayiburamo ako gaciro umuntu akazana akavuga ubwo bugoryi. Godfather ngiye iminota 2 irahagije kugira ngo nkusubize yimi ndagusabye. Iva mbabarira mbanze nkubaze ikibazo. Reka manze tubize Godfather duhitumbaza mbabarira ndagusabye. Reba ibintu yavuze ni byinshi kamanze musubize. Sibyo? Godfather ikintu ngiye kugusubiza cyambere reka mera aho usoreje niho nyiri kwibuka neza kuba twavuga ngo Tom Close ni umuntu munini yakrititswe ku byo yatwaye ese nibana be nibaza cyangwa iki byose bizafatwa gute. Hari ikintu kimwe tugomba kumenya iyo ubaye umustar uba ugomba kwiyangajwa ko uri buvugwe either positive or negative. Icyo ni ikintu utazigera ukwepa muri reality. Abantu barahangaha bagera kuri 214 badukurikiye. I'm very sure yuko niyo waba udakunda football uyisangamo igihembo cyitwa Ballon d'Or murakizi gihabwa umukinnyi wahize abandi bose ku isi. Ballon d'Or Messi yatwaye Ballon d'Or zigera ku 8 until now harimo 3 zigikritikwa yuko atarazikwiye. Hari ababyemera uko hari abatabyemera uko bavuga ko yarazikwiye. Ubwo n'ubuzima umustar acamo. Dufite Rodri umwaka ushize atwara Ballon d'Or bamwe baravugaga ati yakaba ya Vinicius Junior abandi ati nibi ya Rodri bakabikritika kugera naho ikipe ya Real Madrid ikipe ikomeye ku isi ivuga ati twe nago tuzigera tuza muri ibyo birori kuko muratwibye iyi Ballon d'Or yari ikwiye Vinicius. Ibyo ni ibintu tubamo dufatiye kuba big figure tuzi. Reka tugaruke iwacu mu Rwanda noneho kuri kumbwira ngo turi gukritika ati umuntu ngo yakoze iki ngiki n'iki ngiki. Guys abantu buri mu Rwanda indani muri gukurikirana media yacu muri kubona imeze gute? Si turi kubona bombe ziri kuva muri SK par exemple ziri kwataka zijya muri Fine FM bakritikana siko media y'u Rwanda yubatse. None Godfather uri kuza ugafata umunyamakuru nka Robin Ngabo we wigenderaga agahura na Tycoon ari muri content akakubwira ati njewe hano mfite amafoto y'abastar agiye kuvuga ku bastar. Hari impamvu atazanye njewe Iva ubu wicaye mu karere ka Huye. Uzi impamvu atanzanye sindi umustar wo dukeneye kumva avugaho n'uwo mustar nyine ufite biriya bigwe kugira ngo bivuge biganirwe kuko niko kamaro k'ibigwe. Iyo bikoze biba byarangiye ikidusigaramo kidutemberamo nicyo ngicyo nyine tukabiganira either positive or negative. None uhuye na Tycoon arakubajije ati dore ngaya amafoto arenga ngahe vuga ikintu wumva kuri uno muntu. Godfather 1 aho hantu uri mu buzima buri normal
uri Ngabo Robin wemere noneho kuvuga ibyo ushaka kuko n'umuntu ukubajije arashaka kuvuga ibintu bitatu uzi kuri uwo muntu kuko ubaye utanamuzi ushobora guceceka ukavuga ati this guy man abantu bibi ku kiganiro yavuze ibintu bitatu aravuga ati uno muntu niwe most overrated artist in Rwanda asobanura impamvu iyo ni impamvu yasobanuye we nko ku giti cye nka Ndahiro uko nka Ngabo Robin ukari kubyumva ati njyewe numvaga atari umuhanzi mwiza ariko kubera iyo discipline yagiraga kubera wa mungana uburyo ari n'umuganga akaza kajya muri muzika akabasha kubibasha bigatuma abantu bamukunda even no kuba Godfather yategura ino live tukayiganiraho tuvuga kuri Tom Close nuko avuga ati no umuntu dukunda afite value reka tuyimuhereze Godfather nyine nsoza ikintu ndi gushaka kukubwira ni ikintu kimwe Ngabo Robin ashobora kuba yavuze ibintu bitakiriwe neza mu matwi yanyu bamwe muri mwebwe nimubikunde bitewe nuko nyine opinion zawe urumva atarakwiye kubivuga ariko ugomba kumenya ko umuntu atekereza ukwe ku giti cye kandi yari yemerewe ku expressinga his personal opinion niyo mpamvu iyo twubaka ibiganiro uko byaba bingana bwose kibi cya showbiz kibi cya sport ntago muzabona gikorwa n'umuntu umwe ngo kibi kiganiro cyiza byibuza pano ibaduo bakaba abanyamakuru babiri cyangwa bakaba bane uzi impamvu nuko baraba barenze umwe batumva ibintu kimwe hanyuma nyine mu biganiro mukora iyo debate iboneke we icyo yavuze nta nubwo expecting akagiye gutanga ino content iri guhabwa uyumvaga avuze tu I'm just understanding things like that reka expressing mo message yanjye rero kubganje even nubwo mva nkuri no defense yose Godfather nago ndi kudefanda mvuga ngo Tom Close ngo numuhanzi babwiye kuri icyo ngiye ndi kudefanda kugira ngo nyumve neza kuba Ngabo Robin yabivuga wa mungane nkuko wanabivuze ntabivugire no kuri radio nkuko wajya kuri live hano ukavugiraho ibyo ushaka he is right in his way mu buryo bwe uwo nguwo nuko ni gucya byumva rero Godfather nawe niba uri kumva gucyo ukumva yuko yamusuzuguye yamumenyereye ariko Ngabo yagaruka ibyo yavuze akabisubiramo kubwira ati nje nakuze mwumva mufana na mbere yuko abumunyamakuru ibyo bintu yabivuze ati na mbere yuko mbumunyamakuru kuko Ngabo Robin nta nubwo afite imyaka myinshi ati na mbere yuko mbumunyamakuru naramwumvaga naramukundaga nkamwumva wenyine kuri radio bigatuma mukunda ariko ntibyavugaga ko ari umuhanzi wa danje uzi impamvu muri runo Rwanda rwacu bashobora kukubwira umuntu mushaka kumukina indirimbo ya Bruce Melody akakubwira ati mvana imbere Bruce Melody bira nibiki abaririmba ukumva wenda yikundira Bruno Mars par exemple muri Amerika we nyine nuko ibye bimeze bashobora kumva radio zirwa zikina Bruce Melody Kiss FM cyane niyo basererezaga ngo ikintu indirimbo kuva mu gitondo bukarinda bwira wowe ukumva nyine ikintu kiguhora mu matwi barakikurepetesha ugomba kucyumva nyine ukakimenya kuko kiguhora mu matwi kiragutemberamo icyo kintu nta kuntu utakimenya ushobora no kujya koza nimba ari n'ibyombo ukisanga uri kukivugiriza it's okay ariko nyine ukuri na la verite guhari kuba Ngabo Robin ndi gusoza yabivuga kuriya akabyumva muri buriya buryo akanasobanura impamvu abyumva kuriya sina namwumve nje muri langage yakoresheje asa nkuba totally yataka Tom Close ahubwo wari kuvuga ukuri kuko abyumva kubera yuko mu gusoza yavuze ko itsinda muziho ari umuhanzi ufite discipline ikindi cya gatatu amuziho n'umuhanzi w'umuhanga ufite ubwenge nayo baze kubura umuganga ukabifatanya na muzika ibyo binamaze kubikompara je nahise understandinga yuko nago byari ukumwataka ahubwo we niko yumvaga ibintu rero kubganje bazanatunga n'abandi mikoro bazajya no kubandi muzumva ibigiye bitandukanye guti nyine no blaming umuntu wa mungane atari no kuri radio ifite amategeko ngo ugenderaho ngo uvuge ibintu bivuge ko njya mbibona ari nk'igihe nsoze ntanga runo rugero tuvuge nk'Amavubi agiye gucyana Nigeria twirengageje yuko Nigeria ifite ba Victor Osimhen ifite banda abakinnyi bakomeye ku isi twe nituba turi gusesengura match y'Amavubi n'u Rwanda nago nemerewe kwifata ngo nje kuri side mbwira abantu ko Nigeria izatsinda u Rwanda oya njewe ndasa nk'uvuga nerekana ko Amavubi ari ikipe dukwiye kuza kureba match uwo ni umurongo radio yamaye gendera muri uwo murongo dukora igisa nka mobilisation turebe ko abanyarwanda baza kureba match kuko nubaca intege ntago bari buza babwiye ko Nigeria izabatsinda ariko iyo usotse kuri mikoro nawe urasebwa uvuga ati zuye Nigeria twayica he hera mwizamu rebe twebwe abacu bakira muri za Gicumbi usoza
soza rero ku bwanjye Godfather is his personal opinion, ni gutya byumva, nk'uko nanjye muri kano kanya ku byo Ngabo yavuze ndi kubyumva gutya bitandukanye nk'ibyawe, to me nanka yaciye amabere.